Bivuga ko guhereza umwana utaruzuza amezi 6 ukamuhereza ikintu kitari amashereka ari bibi. Kubera iki? Kubera iki kugaburira umwana utaruzuza amezi 6 kumugaburira ibindi bitari amashereka bibujijwe ku babyeyi? Guhereza umwana amazi mu gihe cyose ataruzuza amezi 6 nicyo kintu cy'ubujiji umubyeyi we yakora. Hari impamvu. Guhereza uruhinja amazi igihe rutari rwuzuza amezi 6 bivuga ko umwana cyangwa se uruhinja aba ashobora kubyimbirwa, akabyimbirwa ubwonko. Impyiko ze bizigora cyane kuyayungurura, ndetse amazi ahinduka uburozi mu mubiri we. Uretse n'ibyo, umwana aba ashobora gupfa. Ibyo byose tugiye kubisobanura nonaha. Ubane nanjye uriga isomo rikomeye cyane ku bibera mu isi. Igihe hashyushye, ese umubyeyi yagakoze iki? Yakamuhaye amazi yo kunywa? Nitwa Samuel Mugisha, menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Reka dutangirane n'inkuru. Leo ni umwana muto cyane, akaba atuye muri Kigali kubera ko nyina na se bamubyara ariho batuye. Leo ntaruzuza amezi 6 avuye mu nda ya nyina. Nyamara turi mu gihe cy'izuba rikaze, ikirere cy'u Rwanda kirashyushye cyane ku buryo na nyina wa Leo ari we Sara ahangayikishijwe cyane n'ubuzima bw'umwana we. Leo ni uruhinja rw'amezi 3. Muri iki gihe Leo aragaragara nk'uwarwaye kuko izuba ryamwakiye. Nyina we Sara yibutse ko bahora batwigisha ko kunywa amazi menshi mu gihe hashyushye ari ubuzima bwiza. Nuko nawe yenze icupa ry'amazi ahaye umwana we, amusomyaho. Uruhinja rw'amezi 3 mu minsi mike niko akomeza guhereza umwana we amazi, yumva ko ari ikintu cya nyacyo yagakoreye umwana we nk'umubyeyi, kugeza igihe ibintu bitangiye guhinduka bibi. Ni Sara. Umwana we Leo atangiye guhora afite ibitotsi, hafi gupfa. Ntabwo ameze neza. Umwana yabyimbaganye ku buryo atakiri no kurya nk'uko yahoze arya cyangwa se nk'uko yari asanzwe. Ubwo ni ukonka. Ibyo nibyo bimenyetso uzabona ku mwana bahaye amazi igihe ataruzuza amezi 6. Mama we yatangiye kugira ubwoba, yatangiye gutekereza ko byangiye bikunde hari ikintu atakoze neza mu by'ukuri. Nibyo, ibyo nawe uri gutekereza nibyo. Hari ibyago byihishe inyuma yo kuba wahereza amazi umwana muto utarageza amezi 6. Amazi ahinduka uburozi ku mwana muto. Mama wa Leo ntabwo yabimenye, ndetse ababyeyi benshi bakibyara n'uyu munsi hari no gusanga batabizi. Amazi ku bana bato bari hasi y'amezi 6 ntabwo biba byemewe. Mu bana nk'aba baba bafite impyiko ntoya cyane ku buryo zitabasha kuyayungurura uko bikwiye. Dore uko bigenda. Mu nkuru twavuze cyangwa se twatangiranye, ubwo Leo nk'uruhinja cyangwa se umwana muto yahabwaga amazi, impyiko zarwo cyangwa se impyiko ze zarwanye no kuyayungurura, aho gutuma amazi agera mu mubiri neza nk'uko bisanzwe mu bantu bakuru. Amazi azahita yirukira kujaga no gutuma imyunyugugu iboneka mu mubiri w'uruhinja ihinduka ikayonga, by'umwihariko nk'uwitwa sodium. Ibi nibyo byitwa cyangwa se bita water intoxication, kurogwa n'amazi, cyangwa se hyponatremia. Ingano y'umunyu wa sodium mu mubiri yikubita hasi, ubundi amazi y'umubiri akirundanyiriza indani muri buri kanyangingo k'umubiri. Utunyangingo tw'ubwonko natwo ahangaha turahatikirira. Ubwonko iki gihe buzabyimba. Mu nkuru ya Leo twavuze, kubyimbagana nyina yabonye ku mwana we ni ikimenyetso cyiza cyo kubyimba mu tunyangingo tugize umubiri w'umwana we. Gusinzira umwana yahuye nabyo mu nkuru ni ingaruka ndetse n'ikimenyetso ko ubwonko bwe bwari bwakozweho cyane n'amazi. Muribuka ukuntu amazi yirundanye muri buri kanyangingo k'umubiri n'ubwonko burimo. Iyo bikabije umuntu abashobora guhura n'ibimeze nk'igicuri, ubwo ni umwana. Ubwonko bukangirika, ariko kandi iyo ibyago bibaye byinshi cyane hazamo n'urupfu. Umwana arapfa. Isomo ry'umunsi: amashereka n'amata birahagije ku mwana muto. Amahirwe ya Sara nka nyina w'umwana twavuze mu nkuru nuko yajyanye umwana kwa muganga yihuse cyane. Mu nkuru twavuze umwana Leo yarakize,
aho hari nyuma y'imbaraga z'abaganga zitagira ingano. Nyina umubyara rwose nta wasiba kuvuga ko yize isomo cyane rikomeye uwo munsi. Ukuri ni uko abana bari munsi y'amezi 6 amashereka n'amata yemewe bihagije cyane gutuma umwana atagira inyota. Nk'ubu ntabyo waruzi, amashereka abagizwe na 87 by'amazi. Binatangaje cyane, hari ukuntu ibiyagize bigenda byihinduranya uko ubushyuhe bwiyongera. Ibi bituma umwana muto anywa amashereka buri gihe amashereka asa n'ayiteguye gutuma ahorana ubuzima bwiza nk'umwana muto. Ni nuko bimeze ku mata yakorewe mu nganda ahabwa abana bato, yaba afite ingano y'amazi ahagije. Usibye kuba guhereza abana bato amazi bituma arema cyangwa se ateza uburozi mu mibiri yabo, aya mazi anatuma ibifu byabo by'abana bato byuzura cyane, ibintu bituma amata atabona hajya cyangwa se amashereka. Icyo ni igihe cyangwa se muri cya gihe bonka. Nyamara aya mata, aya mashereka nicyo kintu umwana bakeneye ngo akure. Niba uri umubyeyi, mu gihe uri umubyeyi w'umwana uri hasi y'amezi 6, buri gihe uzibuka ibi ngibi. Mu gihe hashyushye si ngombwa guha amazi umwana muto. Ku bana bonka begereza ibere. Abanywa amata yakorewe mu nganda ntukabavangiremo ikindi kintu na kimwe. Kurikiza amabwiriza. Abana bato biba byiza iyo umubyeyi agerageza gutuma badashyuha cyane. Aho kubaha amazi, abashobora kuba yabambika nk'imyenda idashyuha. Aho kubasukamo ingunguru z'ibisukika, bashyira ahantu hari igicucu. Wibatarika izuba, bavane ku izuba. Ni ryari umwana muto yemererwa kunywa amazi? Muri rusange umwana ahabwa ikindi kitari amashereka nyuma y'amezi 6. Iki gihe baba baratangiye no kumuhereza utwo kurya ariko tworoheje, ibyoroheje. No muri iki gihe amazi bagomba gutangwa ari make bafatanyije n'ibindi babagaburira. Umubiri w'umuntu, umwana utarenza amezi 6, byose akenera abagomba kubikura mu mata cyangwa se mu bashereka. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi nk'ibi by'ubwenge. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi mu bana mu magroupe cyangwa se inshuti zanyu, kuko ndabakunda cyane. Yewe nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.